ingutiya Imana idodesha iribaya, Imana iratabara, kuko Imana igiye kugutabara. Ntakuri Imana itakura umuntu, nta naho Imana itagukura, nta naho Imana itakwica. Aho umwana w'umuntu yavuze ngo ntago wahicara, Imana igiye kuhakwicaza. Ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Nta jambo Imana ivuga. Nahoraga nca kuvumba amashimwe y'abandi, nkarebera mu madirisha y'abandi batamba. Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byavuye. Nkike n'inkingi zari zarabaye inzitizi zatuma nt'abapasiteri cyangwa ngo mbe umugabo, icyo gihe turazisatagura. Icyo gihe twari twikoreye amabuye. Amen. Twari twikoreye amabuye, sinzabyibagirwa uku nguku turi. Nabujya ubesha Mana narabibonye, iyo sezerano irasohoza. Abangaba nibo bahanuzi bahanura muri Musanze bigasohora vuba byihuse. Weya ndafashijwe nimundeke ndirimbe, nahuye na Mesiya kandi guhura na Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka musha. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta ikiko Yesu ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye kandi iyo nyobye nkamushavuza, nareka kunkunda nakwiriye kandi kinsubizaho Yesu ari, cyane n'ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo nakwiriye nindeba ubwiza bwe bwo mw'ijuru, nzajya ndirimbisha iteka ryose, nzajya mubaza n'indimbanya nti Yesu niki cyakunkundisha. Nishimiye ko Yesu arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu arankunda, ubwo ndakwiriye kandi rero kandi urukundo nirwo rwaza. Yesu kuncunguza, kuko arankunda, nanjye rero ayiwe nishimiye we, nishimiye ko Yesu arankunda, ayiwe nishimiye ko Yesu arankunda, nishimiye ko Yesu arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu arankunda, nakwiriye. Mana Data wa twese, Uwera wa Isiraheli, turagushimiye ko udukunda tudakwiriye, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, turagushimiye nibyo tuguhaye ikaze na karibu kuri uyu mwanya. Gahunda no gushima izina ryawe kuko ari ryo rikuru muri byose. Yesu urakoze. Amen, 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 amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ku mazina nitwa Pastor Ezekiel,
ariko uyu munsi wa none dufite ibyo bita ibitsikamutima, dufite amashimwe akomeye, ari nacyo kitugenza kuri uyu munsi wa none. Haleluya. Amen. Ijambo rituyoboye muri uyu munsi riboneka muri Zaburi ya 23 rivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Haleluya. Amen. Ku murongo waho wa 5 haranditse ngo antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Haleluya, haleluya, haleluya. Iyo ngiyi intunganyiriza rero ameza mu maso y'abanzi banjye, igikombe kigaseseka. Haleluya. Iyo ngiyo niyo Mana tugarutse. Gahunda uyu munsi nuko tuje gushima. Muheruka nitwa Prophet Ezekiel, ariko uyu munsi nitwa Pastor Ezekiel Mfitumukiza. Aba ni abagabo mubona batatu kuri kamera bamfashije, twabanye muri uru rugendo, bansunitse kubona muri icyo gihe. Ngira ngo umunsi umwe twazamutse umusozi bita mu Bisate, turagenda turasatagura inkike n'inkingi zari zarabaye inzitizi zatuma ntaba pasiteri cyangwa ngo mbe umugabo. Icyo gihe turazisatagura. Icyo gihe twari twikoreye amabuye. Amen. Twari twikoreye amabuye, sinzabyibagirwa uku nguku turi. Urabyibutse? Ndabyibutse nanje. Twikoreye amabuye muri Bisate. Aha. Twaririmba hazaca. Oya, nzamutse umusozi. Nzamutse umusozi wenda. Aho. Nahazaca, ariko twarayiririmbye. Ariko rero icyari kinshimishije uyu munsi ni ukubona ubumwe bwacu butarasenyutse. Amen. Ni ukubona tukicara tugasangira. Haleluya. Kandi kabiri nta n'uwapfuye. Ikindi nanone nuko Imana yasohoje vuba ibyo twasabye. Reka tuyikomere amashyi nuko. Haleluya. Abangaba nibo bahanuzi bahanura muri Musanze bigasohora vuba byihuse. Amen. Iyo usomye iri jambo biravanga mu Kirundi. Oya, ntabyo mu Kirundi, ahubwo ntuzace ku ruhande. Aba nibo bahanuzi bahanura muri Musanze vuba na vuba. Amen. Ubishidikanya azabaza Imana cyangwa ahure nabo. Haleluya. Vose ko etokide sese ko etota. Mwungeri wanjye sinzakena. Ko etota. Niko Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ndetse ngaryamisha Anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Anjyanye iruhande rw'amazi adasuma. Ansubiza intege mu bugingo bwacu. Amen. igisubizo yashubije Prophet. Amen. Naho naca mu ndonga, oya humu. naho naca mu bibazo, ntago tuzatinya. Ntago ujya ubeshya Mana, ntago ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza. Ntago ujya ubeshya. Yewe ntago ujya ubeshya Mana, twarabibonye. Iyo usezeranye urasohoza. Ntago ujya ubeshya. Yasezeranye Pastor Ezekiel ngimuha umugore. Nyuma ngo biyobere mwemwe na. Ntago ujya ubeshya Mana, ntago ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza. Ntago ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza. Ntago ujya ubeshya. Iyo umuntu agutabashe Mana ari mu bavu, ntago umubesha ngo ugeze i Musanze kandi uri Kigali, kandi uvuze ngo uratabaye utabaye. Ibyo bikorwa nyaga bigashoboka. Eshimwe. Ntago ujya ubeshya Mana, ntago ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza. Ntago ujya ubeshya. Ntago ujya ubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza. Ntago ujya ubeshya. Semeni haleluya. Haleluya. Imana ntabwo yigeze ibesha Ezekiel. Oya. Reka mbabwize ukuri mwabagabo mwe. Turi kuri uriya musozi Imana yabwiye Ezekiel. Turi gusengera turavuga ngo mbese abakobwa bariho
batarafuna abasheri bivuga ngo ni mu kiganda cyangwa batarabona abasheri tugiye kubasengera Imana ibaha abasheri. Mwibuke yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo we aracari umusore ariko akeneye kuwamubaza inomero yahita akora iki amuhamagara. None inomero yaramuhamagaye ubu afite sheri, afite umugore witwa Isimbi kandi Imana we Isimbi arahari. Ni nacyo cyatumye tugaruka ku rubuga tuja gushima iki icyambere Imana nibeshaho ya icya kabiri egera imbabazi icya gatatu ijambo yivugiye ubwaryo irikurikirana imyaka ibihumbi. Weya ndafashijwe nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya kandi guhura na Mesiya si bisanzwe uwahuye nawe ahinduka musha. Ndi mwari munsi narahindutse undi musha. Yahindutse undi musha. Haleluya haleluya. Weya umuriro watse Imana ibisikamire, Imana igira igitsikamira mu izina ryayo. Nawe utaramona Imana ibisikamire ububone. Nahoraga nja kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirisha y'abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byavuye. Haleluya haleluya. Hey hey hey. Amen. Murakoze cyane. Aya mavuta ntabwo ari amashakano ahubwo ni amasukano. Aya nibyo ntimwumva Yesu zopaya Saburi 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 siyabenda safi niya mutima. Iyo Zaburi turirimba ntabwo ari intirano ahubwo ni injyana, nta nubwo ari za zindi dusoma muri Bibiliya. Hari izacu Imana yanditse mu mitima yacu, natwe turirimba dusoma tugafashwa ndetse n'abandi bagafashwa. Nimva mutima rero Imana itugerere neza cyane. Uyu munsi wa none rero reka turase ku ntego. Mu by'ukuri twari tuje gushimira Imana kw'icyo twayisabye aricyo yaduhaye. Mu by'ukuri meruka mu mwanya w'ibyifuzo ndi ingaragu ndi umusore, ariko uyu munsi nagarutse nitwa umugabo. Si ibyo duhamiriza imbere y'abantu ahubwo ni Data wa twese wabikoze. Turashimira Imana hamwe ndetse n'abo yakoresheje kugira ngo iyo mirimo yose igerweho ku murongo. Washobora kwibaza ukibaza ati se abo bahanuzi ni bande bahanura bikaba basaba ikintu Imana ikakibaha? Reka mbereke uwa mbere. Haleluya Amena. haleluya haleluya mutishimye. Haleluya 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 zeleboneta benema. Haleluya. Amen. Nitwa Niyonzima Theogene cyangwa Profete Abidodomu. Oni nanjewe utukunda gusengana kandi buri gihe iyo twatewe tuba turi maso. Amen. Bivuga ngo twese tubabereye maso igihe cyose. Amen. Rero Imana ishimwe. Murakoze cyane. Mwabonye number 1 cyangwa nimero ya mbere. Hano turabafitiye nimero ya kabiri. Reka nawe yivuge n'umuntu mukuru. Amen. Amen. Menye neza yuko Imana itaburanura ku butoni. Aho Ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Hey! Ni Profete Rudomo rw'Imana. Ku yandi mazina Josuwe n'ibigena. Imana ishimwe cyane. Iyi ni numero ya kabiri, tugeze kuri number 3, namba ya gatatu. Nayo murayibona. Karibu. Haleluya. Amena. Zamura ibiganza wowe teguye kwakira igitangaza cy'umugisha. Turabizamuye kuko Imana igiye kugutabara. Haleluya. Imana itakurumu. Amen. Hanaho Imana itagukura. Amen. Hanaho Imana itakwica. Amen. Aho umwana w'umuntu yavuze ngo ntago wahicara, Imana igiye kuhakwicaza. Amen. Imana iguha umugisha. Amazina ni Profete Gitoki. Asanzwe y'ababyeyi ni Hakizimana Jean Bosco. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.
Imana ishimwe cyane, ngira ngo iyitima murayibonye, umuyobozi wayo ni njyewe. Haleluya, amen. Nabayoboye ndi muto muri bo, ariko baravuga bagira ishyari, baravuga tugomba kugusengera ukazamuka. Ntago watuyobora dufite abagore, dufite abana, wowe nta n'umugore ufite. Tuzamuka umusozi witwa Ibisate. Icyo gihe turasatagura, duhera kuri blocage, duhera kuri neutralisation, duhera kuri ndetse n'inkuta zose inkike n'udutsiko turasatagura, kuko twari twageze aho bita mu Bisate. Uwo munsi Imana igira icyo ikora. Ngira ngo ukuntu ukwezi kwa karindwi uko turimo gushima, Imana yamaze gusoza nicyo twayisabye. Twari dufite umutima umwe, twari duhuje umutima umwe, password kwari ugusenga. Reka mbabwire ngo wewe ufite ibyifuzo gana iri tsinda, wowe ufite gahunda yo gusenga gana iri tsinda. Iri tsinda rirahamagara Imana ikaryumva. Nta nyungu dufite yo kukugira ibinyoma, ahubwo dufite inama yo kukugira ukuri. Imana irakora, twabonye Imana ikora. Ninjye witwaga Prophet Ezekiel Mfitumukiza, ariko uyu munsi nahinduriwe amazina, sigaye nitwa Pastor Ezekiel Mfitumukiza. Imana ibahaze ibyiza byose. Mwese abadukurikiranye, mbifurije gutera imbere, mbifurije kwaguka. Ntabwo ari babahanuzi basunika ibinyoma, oya, ahubwo dusunika ukuri kugeza gusohoye. Reka rero tubasezereho tubifuriza kongera kugaruka. Ujye ukurikirana ibiganiro byacu, interview zitandukanye zinyura inyigisho, ibibwirizo, ubutumwa mu buryo butandukanye, indirimbo, ubuhanuzi, ubuhamya bica ku kinyamakuru cya Prophet Ezekiel TV. Wandika ijambo pro akadomo Ezekiel TV, ugwa mu isi y'amavideo akubaka, agusubizamo intege, agutunganyiriza inzira ushobora kunyuramo iyo wizeye. Reka dusenge dushimira Imana yabanye natwe. Niyo yatangije uyu murimo, ni nawe usoje, kandi iri si ryo herezo. Gahunda irakomeje, gusenga no guhoraho. Reka duhereze mwene data Joshua cyangwa se Rudomoro rw'Imana, ashima Imana, ayishimira uburyo yongeye kuduhuza, tutaracikamo ibicuba, tutaracikamo ibice, tutaracikamo kabiri. Hanyuma tuze gusaba na mwene data Abido asengere gutandukana, hanyuma mpeshe umugisha iri teraniro. Murakoze. Gahunda ni ntugasaze, Imana izatugeze mu ijuru, ariko tutaragerayo izatwuzuza umunezero tukiri naha mu isi, kugira ngo bidufashe kuyiramya, kuyihimbaza no kuyinezeza ibihe byose. Karibu Mana mu izina rya Yesu. Haleluya. Tugushimiye ko wabanye natwe, ubana n'umubyeyi wacu Mushumba, ndetse wakoze iby'imbaraga. Amen. Tuje dufite amashimwe, aho wamuvanye, umwubakira, umugirira neza, wamurinze kumwara, umurinda guseba. Amen. Umwe turagushimiye, Mwami, wakoze ko wabanye natwe, wamaganye imbaraga zose z'umwijima, wirukanye ibitero byose by'abazimu, waduhagazeho, waturinze guseba, waturinze kumwara. Etaraside boto taraba, wabanye natwe aho byari bikomeye, watugiriye neza. Amen. Ngo tanga umugisha kuri buri umwe udukurikira, ukandana yiki, ukora skurebe, ukora buri kimwe cyose. Hari icyo wakoze. Amen. Utanga imigisha, utugirire neza, uduhishe mu izina rya Yesu, utubere Imana, tubere ibisiringiro mu izina rya Yesu. Ngakora nk'Imana, kandi umunsi bihinduke. Urakoze kuri Imana, urakoze kushoboye byose. Haleluya, haleluya. Uri Imana yacu, uri Imana igira neza, uri Imana yubahwa, kandi uri Imana icyari ku ngoma, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana igira neza. Watubwiye ijambo rikomeye, ndetse wowe uravuga ngo nzahagarara ku munara maze ndindire numva icyo ambwira. Natwe twahagaze ku munara, twari twaraguteza amatwi, ariko tugarutse ngo nekota benema zoneta ya binemo
Lord, tugaza tugushima kubw'ibyo twagusabye ko hari ibyo wakoze. Haleluya, 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 haleluya. Mana turagushimye ko hari ibyo wakomeje gukora ku bagaragu bawe. Profete Bitoki ndamukweretse hari ibyo wakoze, ari Profete Rudomoro Nibigena hari ibyo wamukoreye, ndetse mfite umukiza Ezekiel mushumba wacu hari ibyo wamukoreye. Ni nayo mpamvu tuje imbere yawe, twibutse neza yawe, twibutse rwa rukundo, tugushimira papa, tugukomera n'amashi. Haleluya, amen, amen, amen. Nakomeza kubana natwe, tugirire neza, uduhe umugisha uturutse iwawe mu ijuru. Twari mu buryo butandukanye, ndetse twese siko duturanye, ariko urabizi, uravuze ngo aho mutari nge ndahari. Niyo mpamvu rero tuzi neza yuko tugiye gutandukana, ariko ukomeze kugumana natwe, tukomeze guhuriza iwawe mu ijuru. Ibyo dukenye byose n'ibyo dushaka ubiduhera ubuntu. Tutari icyo ngicyo, twasenyeraga ikintu cya mbere cy'ukabona umugore nekuta benema, yamara kubona umugore tukene kongera kukubwira ngo ubahe urubyaro. Amen. Haleluya, haleluya. Urubyaro rurakenewe, icyo turagikweretse kugira ngo umuryango wuzure. Iyo umuryango wuzuye uba ufite abana, ndetse iyo umaze kuzura ibyo bagusabye barabibona. Niyo mpamvu rero tugushimiye muri uyu mwanya, ndetse kugira ngo uko wabanye natwe ukomeze kuduhereza umugisha uturutse mu ijuru, ngo ukomeza kubana natwe, utugirire neza, ndetse uragenda n'imodoka ugendane nawe, ndetse baragenda n'amaguru nabo ugendane nabo. Tuzongere kugaruka ahangaha tugushimira ineza yawe n'ibyo wadukoreye, ndetse abagenda n'amaguru uzabaha imodoka. Umugaragu wawe mushumba ntakazongere kugenda n'ibirenge, uzamuha ikinyabiziga kugira ngo natwe tuzagushime, ndetse abagaragu bawe ubagure mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kugira ngo babe buzuye bakuvuge bishimye. Urakoze kumva gusenga, ni mu izina rya Yesu Nazareti, amen, amen. Murakoze cyane, ntago twatandukana tudahanuye, kandi umuhamagaro wacu ari wo guhanura. Ahubwo hari ufite icyo ahanura kuri twe. Twahanuye amafaranga araboneka, duhanura ubukwe Imana irabutanga, duhanura umugore araboneka, ibyo byose bibaho. Amen. Umva, njyewe mvuganye n'iyera ndi gusenga, iyera irambwiye ngo kindi gihe nk'iki ngiki tuzaba twateranye, kindi gihe nk'iki ngiki tuzaba twongeye guhura. Tariki y'uyu munsi izaba ari tariki y'ikindi cyumweru nk'iki ngiki, tuzagaruka turi mu mashine, utubwira ngo madamu wanje numvise ambwira ngo hari akantu kari gukina mu nda. Haleluya, haleluya. Iyere yaje kumbwira ngo igiye kubaha urubyaro, kandi uru rubyaro nuruzayikorera. Kabiri irongera irambwira ngo ninkubwire ngo igutunguje amafaranga arenga 300,000. Imana iramye ngo igiye kuguha amafaranga 300,000 bitunguranye. Gatatu irongera irambwira ngo muri uyu mwanya hari ibyuma igiye kukongerera, kandi irambwiye ngo igiye kuguha urugendo, n'urugendo rwivuga, ariko mwakomera Imana amashyi. Urugendo rukomeye kandi urugendo rufatika. Iyeri irambwiye ngo igiye kukubakira inzu. Haleluya. Iyi nzu nayibonye, ni inzu yari ikomeye, ni inzu y'icitegererezo, ni inzu yari ituye ku muhanda, ifite parikingi uzaparikamo imodoka. Irambwiye ngo igiye kukubakira iyi nzu bitarenze muri uyu mwaka tugiye gutangira. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya, ayiwe, ntabwo ujya ubeshya Mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujya ubeshya. Kabiri Imana irambye ngo ibiganza byawe birambure nguca. Ibiganza byawe birambure neza, bagufashe mikrofone. Ibiganza byawe birambure neza, numara kubirambura wongere ubibumbatire. Imana irambwiye ngo ibiganza byawe byahoraga birambuye, wakora bigasohoka, ndetse wakora bigasohoka, ariko iyo yaramye ngo ukufumbatiye, niko gufumbatije umugisha wawe, ntuzongera gusohoka. Ugiye gufasha abakene, ugiye gusengera abarwayi, ugiye gusengera abakobwa bashake, niko Imana yarimgiye. Murakoze. Amen, 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 amen. Nabonaga umuntu urwariye mu bitaro, umuntu arwaje umuntu, ariko indwara arwaye arataka agaruka
Imana irambwira ngo umaze iminsi mu bitaro urwaye ariko Imana iragukijije. Amen. Hari icyo Imana ikoze ku buzima bwawe. Amen. Undi aribwa ibintu byose bihera ku maguru bimujya bikajagata mu mutwe. Nagazi ibyo arwaye. Imana irambwira ngo iragukijije n'Imana ikubohoye. Kabiri hari umudamu ari hanze yashatse umugabo ariko sahi ntago ari kumvikana bashaka divorce. Imana irambwira ngo igusubije mu rugo rwawe n'Imana ikubakiye. Kabiri uyu mukobwa ufite ubukwe ariko buri gupfa abahaye tariki ariko irimo iri kurenga. Imana irambwira ngo igusubije umugabo wawe nawe akira amashinga Imana iguhaye. Ikindi Imana yambwiye ngo akira kontake y'imodoka. Ubona guhawe kontake y'imodoka. Ndayakiriye. Imana yambwiye ngo igwaye kontake y'imodoka. Ndayakiriye. Kabiri yambwiye ngo ugiye kwakira amadolari, mbonye wakira amadolari garenze 1000. Ramye ngakira amafaranga mbwisha Imana iguhaye. Imana ikugiriye neza. Amen. Kandi ikindi ramye ngo sibyo gusa. Hari imodoka y'amatafari ije kumeni wawe bivuze iki? Imana iguhaye ikibanza na fondasiyo. Yo nagujubesha Mana nagujubesha iyo usezeranye urasohoza nagujubesha Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza nagujubesha. Ibakubesha ushaka Imana bakagira ngo ibyo wirukamo nakamaro. Wicogozwa n'amagambo izaza bayibone. Yavuze yuko izaza kubayishaka nabwiza cecekana. Barababeshe ntibababwira yuko uyishaka ukamwara. Barabashutse ntibinashoboka kuyubaha ugashigwa hasi ukitwa izina risha ritavuye mu miryango. Ukaba papa w'amahanga ukaba mama w'amahanga. Amen. Kuko wayobashe. Amen. Gituma namwara iyo manutse nyishaka. Iyo niyo Mana uhereye kera itareka abayisha. Profete Kera ageze kuyireba yamwaguriye imbago. Abidodomu imushyira Herodebari imushyira ku isahane y'ubwami. Amen. Ingutiya Imana idodesha iribaya. Imana iratabara. Imana iratabara. Itabaye n'abidodomu imukura mu Nyagahinga niyitanga amahoro. Umuntu akajyamaga ntago tuzongera kubabara. Ntago tuzongera kubabara. Ntago tuzongera kubabara. Mumvugire ng'Imana. 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 Imana yo kabyara. Imana itari bayari. Mumvugire ng'Imana. Mumvugire ng'Imana. Mumvugire ng'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Erega reka mbabwire. Buriya hari ikintu kimwe nabonye. Hari ikintu kimwe. Mushuma reka ngusabe ikintu kimwe. Twaje hano tuje gushima Imana. Ko yatwongereye umuryango. Twazaga duteranye turi abantu 5. Bivuga ngo twari 4 na cameraman. None Imana twongeye undi muntu hitwongera wa gatandatu. Ariwe ntuza. None rero nawe yazonaga dusuhuza nyuma yakagenda byibura. Murakoze cyane. Buriya ibintu byose ni ku murongo. Umunsi twaje tuje gushima ahubwo iyi video ikurikira tuzaza tuzanya amashimwe n'imisaruro Imana yagize gute yaduhaye. Amen. Rero mureke ahubwo dusoreza ahangaha. Barayavuga ngo akaryoshye ni gahora hehe mwitama. Kandi byishimo byo ni byinshi. Hari uri kumva yataha si wapi rwose ahubwo musuhuza uriya mugabo mubwire ngo Yesu arashoboye. Yesu arashoboye ndabakunda. Amen. Ndetse dukomeza no gusengerana. Yes. Kugira ngo ibyivuze Imana yongere bikore. Twarahanuranye ndabahanurira murampanurira ariko reka uyu munsi nanjye nongere mbahanurira. Reka uduhanurire n'ukuri. Ndi imbere y'Imana ishobora byose. Ya yindi yampamagaye ikampa umurimo.
uyu munsi irambwiye ngo ibahaye imbaraga zimira izindi. Amen. Mukomere Imana amashyi. Asante sana. Iri jambo ntago mushobora kuryuka w'iterambere make ikitari amahoro ikitari umugisha kuri mwe. Imana ibahaye imbaraga zimira izindi. Ntimuzongera kuneshwa ukundi, ahubwo mubaye abanesha iminsi yose. Amen. Ntago mukiri abatsindwa, ahubwo muri abatsinzi iminsi yose. Yewe reka dusenge dutahe. Amen. Abadukunze mwitegereze ejo vuba mu gitondo turongera tugaruke. Gahunda ni yayindi, ni ku mavi. Amen. Niho bituruka. Amen. Mana turagushima kuko uri inyembabazi, kuko uri inyembaraga. Tugushimiye icyo wadukoreye, ko wishimiye kwakira ubusabe bwacu ukabusubiza. Ntago twicaranye ibitangaza, natwe twari tuje gushima. Nyemerera utujye imbere, kandi umwuka wawe wera atujye imbere rwose, aturengere, adushoboze muri byose. Turatuje ntutuze, ahubwo ushyirwe hejuru uhereye none n'ibihe byose. Yesu urakoze. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Imana ikubabarire, Imana iguha imbaraga, Imana iguha amahoro, Imana iguha umugisha, Imana ikwambutse, igutuze mu mugisha wawe, ikwicaze mu masezerano yawe uhereye none n'ibihe byose. Amen.